cya shitani cyarakaye. umusore utanyenzo ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsimuzi my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up my G4 ladies and gentlemen, reka nize kubwesa meze neza cyane. This is DON TV nk'ibisanzwe. Cyangwa bize neza cyane kwanga tuba tugufite amakuru menshi agiye atandukanye y'imyidagaduro abari kugenda agarukwaho cyane yo. Urabizi neza kwanga nta kintu kimwe ushobora kubura, nta na kimwe. Amakuru yose abahari kandi akaba hari ku gihe nk'uko bize neza cyane nk'uko bimenyereye. Ngi ni DON TV tukugezaho amakuru, the untold stories, ibintu byose bihari cyane. Ikintu usabwa ni kimwe, nukana subscribe, ugafungura notification, hanyuma ukaza muri comment section ukanadusuhuza ukatubwira uko bimeze, hanyuma mugenzi wawe bibona ko washize aga comment ugatuna like, hanyuma ugakora reaction kugira ngo ibintu bise neza cyane kuruta gusa gataho ngaho. Ngira ngo uri kubona ko kuri screen yawe hamaze kujyaho bita The Ben Tiger B, hariho umukobwa bita Emeline Mwisha n'ishanga rye n'ishanga rye. Ngira ngo ibi ni ibintu byabaye mu kwezi kwa munani, ni ibintu byabaye mu kwezi kwa munani ubwo The Ben yari ari Musanze, yari yagiye gukora igitaramo cyari kirimo kandi na Lemana Makulanje muramuzi neza cyane ukomoka mu Ruganda, banakoranye indirimbo bayita This is Love. Icyo gihe bamaze gutarama, hanyuma The Ben ahura n'abafana be bajya kwifotoza. Bagiye kwifotoza ubwo hari hahuriye amagurupe y'abafana be cyane ko bafite abafana bagiye bafite amazina atandukanye, harimo abitwa Habibi. Ngira ngo uno mukobwa yaratsukaga muri iryo tsinda cyangwa se muri iyo gurupe y'abafana ba The Ben bitwa Habibi nkuko The Ben yaje kuba bitangaza. Uwo mukobwa rero yitwa Emeline. Icyo gihe bagiye kwifotoza, mu gihe bari bahagaze imbere ya kamera The Ben aza gucisha ukuboko inyuma y'uno mukobwa, hanyuma agira kanakurura. Abantu benshi bagiye bagaruka bavuga yuko ngo yaje kugira cya azamura akenda k'imbere ko mukobwa, hanyuma ariko uwo mukobwa we yaje gukora ikiganiro ku Isimbi TV arabinyomoza. Gusa mbere yuko umukobwa agira ikintu avuga, kuko hanaciyemo iminsi mbere yuko ajya ku Isimbi, abantu bari bakomeje kuvuga ati The Ben ufite umugore uri mariye ariko urimo uragenda ku mukobwa ugafata utwenda tw'imbere ukadukura noneho kuri kamera, basi atari ibintu mwakoze mwibanga. Byarangira noneho bikajya hanze. Wicyo gihe ku kavideo kari kakwirakwiriye ahantu hose ku mbuga. The Ben yabaye The Ben, gukurura utwenda tw'imbere byabaye gukurura, ibintu byakomeye cyane. Gusa icyo gihe uwo mukobwa yaraje ajya ku Isimbi TV araza kugira ikintu abivugaho. N'ikiganiro cyarebwe n'abantu benshi, abantu basamiye hejuru kuko bari babuze umuntu n'umwe ugira ikintu avuga kuri icyo kintu ngo agire amakuru atanga afatika. Uwo mukobwa rero ubwo yari ari kuri kamera za Isimbi TV yaje kuba avuga yuko ngo icyo kintu The Ben yakururaga kitari umwenda w'imbere, ariko abantu bagakomeza kuza amashusho bakayazuminga, bakongera bakanizuminga bavuga ati dore ngibi bintu yakururaga ngibiriya. Umukobwa yaje kuba avuga yuko ubundi ngo yahagaranye na The Ben bagiye kwifotoza nyuma yuko igitaramo kirangira, hanyuma mu gihe bahagaze bari kwifotoza The Ben ntiyita ko hari kamera, ahubwo yikorera ku ikanzu gatoya. Arangije aramubaza ati none se utambwira ko nawe wambaye bya bintu byo mu bapfumu? Ayo magambo uko bivuze niko Emeline yabivuze ubwo yari ari ku Isimbi TV. Hanyuma aravuga ati none se utambwira ko nawe wambara nka bya bintu byo mu bapfumu? Uwo mukobwa yamubwira ati rero wowe uretse gato tuanze twifotoza birangire, hanyuma turaza kwiganiraho nyuma. Bamaze kwifotoza ariko n'ubundi ngo The Ben yamaze kugakura, ariko umaze ati none se nawe wambaye bya bindi? Ubundi uwo mukobwa nyuma byarangiye nyine bavuye kuri kamera avuga ati ntabwo njyewe nambaye bya bindi byo bafumu, ahubwo bayita ishanga. Iyo ishanga rero ni akantu cyangwa se ni umutako abakobwa bambara uba ugizwe n'utuntu tw'udusaro. Ubundi mu mico y'abantu bagiye batandukanye, hari ibihugu umwana bakamwambika ubundi akiri mutoya cyane agitangira gukura, hari aho batwambika abantu abakobwa bagitangira kujya mu mihango nko muri Ghana, hari naho ako kantu kagaragaza abantu bakambara cyane igitsina gore kugira ngo bipime niba umuntu yananutse cyangwa se yabyibushye, amenye ukuntu nyine agenda managing umubiri we. Aho hantu rero niho hantu ishanga ryaturutse, gusa rifite ibintu byinshi bisobanuye ku bantu bagenda barikoresha, ku bantu baryambara bitewe n'umuco w'ahantu runaka.
hanyuma rero icyo gihe byarangiye gutyo umukobwa niwe wagize ikintu bivugaho. The Ben nta kintu yigeze avuga, yararuciye ararumira nk'uko n'undi n'ubusanzwe kuri saga yamuvugaho ku gaskandal runaka kamuvugwaho nta kintu ajya avuga, umuhungu aruca akarumira. kandi ngo ni n'ibintu byamubayeho kuva kera, ntabwo ari ibintu byavuga ngaha, kuko yaje kuba atangaza ko ngo buriya no mu gihe cyashize ubwo yagendaga gukora ibitaramo mu hantu hagiye hatandukanye, ubwo yari agiye hasobenga na ba Platini kera cyane na ba Bulldog, nta hantu na hamwe yigeze agira ikintu avuga ku bintu byamuvuzweho, yabibonaga akabirenza amaso akikomereza. ndetse n'ubuhamya bwagiye butangwa na bamwe mu bantu bagiye babana nawe mu gihe cyashize, nka Jean Claude umunyamakuru kuri BNBFM avuga ati nta hantu ibyo bintu byigeze mugaragaraho, nta skandal yigeze mugaragaraho mbere. The Ben rero n'ubusanzwe nta kintu ajya akunda kuvuga ku bintu abiri kumuvugwaho, arabiskipinga akikomereza, ubundi abantu bagasigaye babyivugana. gusa bwazo yakoraga ikiganiro kuri BNBFM n'ubundi ahangaha yaje kuba avuga ko ngo iyo skandal yabayeho ngo we ntago n'ukuntu abisobanura, ahubwo avuga ko ngo buriya ngo umuntu agerageza gukora ibyiza ibibi bikamutanga imbere nk'uko uri kubyumva muri ano majwi uko we yabyivugiraga. uriya mukobwa aba muri groupe y'abafana, abafana banjye bagiye bakora amagroupe bitewe n'indirimbo bakunda. hari abitwa Habib, hari abitwa Ntacyadutanya, kandi ni benshi muri izo groupe zabo. bitwa I'm in love, ubu hari n'abafunze plenty new song. so bagenda rero barushanwa mu kugaragaza support y'umuntu wabo, which is beautiful and I'm very appreciative of it. The woman, the girl muri iyo video aba muri groupe yitwa Habib. nkaba muzi muri trips dukunda gukora. Habib yo ikunda kurekura hafi nk'abantu nk'ijana. iyo tugiye i Burundi haza nk'ijana, iyo tugiye i Bugande I think baje twari Musanze kiragiye. so I'm not supporting ibyabaye that I was involved in, but at the same time ntabwo byabaye ku muntu random nkuko umuntu yatekereza ngo Avengers when he takes picture with his family he just do whatever he does whatever. so ntabwo byabaye ku muntu random, byabaye ku muntu nzi inshuti, I take like a sister, kuko harimo ikintu cyo kwisanzura, harimo ikintu kirenze umwe. Now this is when I come back nkavuga ni nobody's perfect. njyewe ikintu cya mbere niziho nkunda kugerageza kuba perfect, but I'm aware ko biri impossible. I'm very aware. icyo bifasha ni ikirere, nyine bifasha. I'm sorry kuba ngarura ku mirongo imwe na imwe muri Bible ngo tugereza gukora ibyiza kenshi. Shouldn't be sorry because there are some people believe different things, ariko shouldn't be sorry. Thank you for that. ahantu ari kuvuga ati tugereza gukora ibyiza bibi bikagira bite bikadusanga imbere. ngira ngo akimara kuvuga bino bintu abantu benshi baje kwibaza ngo none se ahangaha asobanuye iki? ako ngira ngo nyine nawe urabyumva kintu aho ngaho yashatse gusobanura nuko umuntu agerageza gukora ibyiza ibibi bikamutanga imbere. ugerageza kwifotozanya n'umukobwa kugira ngo nk'umufana wawe umwereke urukundo, ibintu bigende neza cyane, ariko ukisanga wagiye kubaza ngo none se nawe wambara nka bya bindi byo mu bapfumu, ugasanga akantu nkako karakwirakwiriye kakagira ku mbuga kakakugaragaza nabi, bigasa naho nyine muri make hari ikindi kintu warugambiriye, ariko mu by'ukuri ikintu yaje no kwasorezaho nuko yavuze ati ntabwo hari yanaringamye ngo ndimo ndakura kenda kembere kuno mwana, cyane ko ibingi ari n'ibintu byabaye muri public. iyo biza kuba ari ibintu nagambiriye, ari ibintu vuga ngo reka mbikore nabigize grave numva ari ibintu bindeba cyane, ntabwo nari kugomba kubikorera public. nashaka kumubwira akazi tukajya handi atari kuri kamera nkaba nabikora, ariko ikintu kigaragaza ko ibyo bintu bitabaye ari ibintu nagambiriye cyangwa se ari ibintu nkeneye cyane byagisideshe gutyo nkuko yabitangaje ndi kubimubaza, ntabwo ari ibintu nge nagambiriye mvuye ngo ngiye gukuranga ibice by'uno mwana rwose. murabizi The Ben ndi umuntu abiclarifyinga muri ubwo buryo, ngira ngo ni ibintu byumvikanye cyane. gusa yaje gushyiramo akakaro ngo umuntu agerageza gukora ibyiza ibi bikamutanga imbere nkuko byanditse muri Bible. nako kantu n'ubundi ngira ngo kanafungiye inkuru.
Jango nako kantu kafunga inkuru haba tugakomeza nkakwifuriza kugira ibihe byiza ugakomeza kunogerwa n'inkuru za DON TV ubundi kandi ugakanda subscribe ugafunga notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere ntucikwe n'igihe na kimwe ibihe bikomeza biguhire